Ashuje mwese bakunzi ba M Media TV, by'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Uyu munsi tugiye kuganira ku mwembe. Mu gihe benshi bawufata nk'imbuto isanzwe iryoshye, abashakashatsi mu by'ubuzima bagaragaza ko umwembe ari kimwe mu bifite uruhare rukomeye mu kurinda indwara no gusigasira ubuzima bw'umuntu. Iyi mbuto iboneka cyane cyane mu turere dushyuha nka Aziya na Afurika y'Iburasirazuba. Ikungahaye cyane kuri vitamine C, vitamine A, fibre ndetse na antioxidant zifasha umubiri kwirwanaho. Bivuze ko uramutse urya umwembe kenshi ushobora kubona intungamubiri zifasha mu mikorere y'imyanya y'ubuhumekero, igogora ndetse no gutuza ubwonko. Dore akamaro ko kurya umwembe. Ubwirinzi bw'umubiri burushaho gukomera. Vitamini C nyinshi irimo yongera ubudahangarwa, igatuma umubiri ushobora kwihagararaho mu guhangana n'ubwandu butandukanye burimo ibicurane n'indwara z'uruhu. Icya kabiri, kurwanya kanseri n'indwara z'umutima. Umwembe urimo beta carotene na polyphenol bizwiho kurwanya udukoko twangiza uturemangingo, bityo ugafasha kwirinda kanseri zinyuranye n'indwara z'umutima. Icya gatatu, igogora ryiza. Fibre irimo ifasha igifu gukora neza, igabanya imyanda mu mara ndetse ikarinda imatwe. Gusukura uruhu n'amaso. Vitamine A ituma amaso agumamo ubukana bwiza, naho uruhu rukagira isura isobanutse, rwirinda gusaza hakiri kare. Icya nyuma, kuruhura ubwonko no kugabanya umunaniro. Magnesium irimo ifasha mu gutuza by'umwihariko ku bantu bahanganye n'umunaniro ukabije cyangwa ihungabana. Abaganga bavuga ko kurya umwembe inshuro 2 cyangwa se 3 mu cyumweru bifasha mu kurinda indwara z'imirire mibi ndetse no gusukura umubiri. Icyakora ku bafite indwara ya diyabete, inama ni uko bawufata ku gipimo gito kuko urimo isukari karemano nyinshi. Umwembe si imbuto y'inyongera gusa ku meza, ni ububiko bw'ubuzima. Igihe watangiye kuwufata nk'ikiribwa cy'ingirakamaro buri cyumweru, ushobora gutangira kubona impinduka nziza ku mubiri wawe. Wifuza kuba uwa mbere umenya amakuru buri uko dukoze video, kanda subscribe, ukande like, share ndetse na comment. Nawe ubutaha.